gusa nyine nigize kuryamana nawe. Niyo kuryamana na Sabe se? Yego. Oya. Yego cyane rwose nantera inda none twari twaragiranye amasezerano none naga ari kuyasoza nkuko twari twarabivuganye. Ufite umwana we? Oya ndatwite. Utwite inda ye? Yego. Uherereye mu karere ka Bugesera. Uheruka gukora igihe ikihe gihe? Mejo bundi mu kwezi kwa gatandatu nibwo navuye. Yari guteye umugore wawe ahari se cyangwa yari yagiye hanze? Urwa bisaba ko umuntu amenya ko ari byo. Sibyo? Yego. Ubuvugizi nta kintu bitwaye ariko biba bisaba ko umuntu abanza akamenya ko ari byo kuko urumva niba utwite ntabwo turamenya ngo umwana kuko nuwe. Ariko byasaba ko tubonana tukaganira amaso ku maso n'ibyo byabwiye. Ewe. Zahurira hehe nkazagusanga? Wewe wazambwira ugiye kuzana ubikubwira. Narinde wewe amabwiriza nyine ndikushaka gari kuri Sabe. Ukorana nanjye? Sukorana nanjye ariko rero ubuse wowe kutashize sinzi neza ko none se communication yawe na Sabe kuki utayishize hanze ahubwo ugashyira Sabe hanze n'abandi bantu. Utekereza se ko nabyo bizo? Njyewe nubwo Karara unkupye nago ndi burekere. Wikirengagiza communication wagiranye na Sabe ngo niba warazanye no gufuha tubimenye niba ari ugufuha ugashaka kumushyira hanze no gusebya umuryango we ariko nta mpamvu kugira ngo ufate umuntu w'umupapa wubatse no afite abana afite umudamu ngo ugende ujye kubashyira hanze. Communication yawe nawe kuki utayishyize hanze ahubwo ukajya gufata Sabe n'abandi herererere ukarindiraho ibyo nyine nikosa gufata umuntu ukamufata amashusho atari kumwe nawe. Ni ikosa rikomeye cyane rina hano sinzi impamvu amaribu atabyinjiramo ngo nawo hano ukwiye guhanwa kuko nta muntu w'umudamu ukwiye gukora ibyo bintu arabavuga ngo ari ngo mbaye ndi Sabe ngo nahita nanjye njya muri ribu nkarenganurwa. Nanjye nabikora. Sabe aracyafite ihungabana birumvikana ariko namara gushira ihungabana no gusobanura cyane no kuburana uri mu bibazo kuki abantu bita ibintu bibi kubita ku bintu bibi gusa. Sabe hari ibintu byiza akora byinshi. Ese kuba ari inshuti nangwe ino bitwaye iki? Nta kintu binatwaye. Ni nkuko nawe yari inshuti na Karara. Ibaze ko yari inshuti na Karara kandi Karara nawe yari inshuti magara nabangwe ino ndebe na ziramanga. Bari inshuti magara ari n'inshuti na Sabe. Washobora kuba hari ikindi kibazo cyaje. Ariko namakuru numvisha ku mihanda numvisha umuntu ambwira ngo bapfa yuko ngo ngategeze ngamutiza ngo ibikoresho ngategeze mutiza kamera ngo nkuko bangwe ino yajyaga batiza kamera. Ibyo nabyo nabyumvisha nandi makuru y'umuntu numvisha avuga ngo yajyaga ryamana ngo na Sabe ngo yumva ngarabishe oya ngo Sabe ngo yumva ngo Karara ngarabishe ngajya kuryamana ngo nangwino ngo naho ngaho yatetse ngafu ariko ibyo wenda ntabwo umuntu yabyizerera. Ibyo wabyizeraho ariko icyambere nuko turari kureba ibivugwa n'ibyabayeho. Karara gufata zira video wenda byatumye cano izamuka pe. No gutwika nanjye niko nabifashe. Niyo mpamvu uko bigenda bivugwa niko bigenda bibabaza abantu. Hari abantu bakunda Sabe banamwizerera banabonye n'ibyiza yakoze bakumva baramukunze. Rero kumva ibintu nk'ibyo bimuvugwaho niba ari nagatwiko ntago bari sawa. Nkawe uri umugore mugenzi wa Karara mwese muri abagore wowe wakishimira yuko urugo rwawe umugabo ese umuntu afasha amavideo y'umugabo wawe ari kuryamana n'umuntu akaza akayakwereka wabyishimira cyangwa kuba yayagumana cyangwa akabigumana mu mutima we nibyo wakunda kuruta? Kuba yabigumana akabigumana mu mutima we nibyo bintu
ibintu byamfasha naho amushyize hanze nanjye ntabwo byanshimisha hahandi haba hajemo ibintu byo kubana mu nzika n'iki n'iki wenda utangiye kubabaza umuryango wose cyane wenda abana Sabe birumvikana akoreba icyo kintu kugera ku bana n'umugore famiye inshuti abamukundaga abamwizera abari bagiye kumuha akazi abari bari gupanga nawe bahita bamutakariza ikize ubundi niba binabaye ukabona abantu ibyo bintu uko biba byabaye mu bwihisho nawe ugomba kubikorera mu bwihisho ibyo ni ibintu bitari sasabilite wasasa ahantu hose ngura umuntu hari nje n'ibintu binshobera kuba warize nanone ukaba wize ufite ibintu nk'ibyo mu mutima wawe ntago ari sawa amaze iminsi akora ama operation y'ibiganiro byinshi cyane ari kwigisha ngo ukuntu ibyaha bya Sabe bimeze ngese ngo kamera ngo ya Sabe ngo kwangu nagatwiko bira nagatwiko nje ariko ari agatwika senya mugenzi gutwika usenya nibyo bibi gutwika usenya ariko mu magambo make nkawe nk'umudamu nduzi kuri n'umudamu mu magambo make ya amagambo wahereza umugore wa Sabe naye magambo njewe umudamu wa Sabe icyo namubwira ni ihangane kandi akomere anafate mu mugongo umugabo we ibyo ni ibintu bibaho ahantu hose ikibazo nuko byabaye ibintu bihererekanwa ahantu hose naho abagabo hafi ya bose nago wavuga ngo nabere nabacu usabere natwe ntiturabere yego n'uyu Karara si umwere kandi binavuga ntago ari umwere rwose ikibazo mudamu nihangane nta kintu namubwira nta kindi kintu wamubwira so nihangana akomere cyane na Sabe tumwifurize gukomera niyoroherwa azagaruke mu kazi abantu baramukunda cyane turamukunda cyane azagaruke mu kazi noneho mu magambo makeya Karara we ni iki wamubwira Karara rero niba ari ngiye ikintu namubwira ese buri abiri inyuma wenyine cyangwa afitanye n'abandi bantu ari we wenyine ntago akizera ko ari we wenyine ariko hari amakuru avuga ko ngo Sabe ngashobora kuzajya kurega ngo n'abandi bantu tutazi ngo babiri inyuma impamvu uko Karara nawe yaba abiri inyuma ashaka kuba afite n'abandi nuko nawe abaha Sabe kumuhumuriza abamuhumure amubwira tukuri inyuma nabo bashaka kuzamufasha bati dukora ibi ngibi ariko nawe uje ku murongo muzima ngira ngo Sabe abaye wenda aryamana na Ngwino Karara koko niba ari umuntu muzima ni umuntu wo kugenda akicaza Sabe akicaza na Ngwino akavuga ati mwembi muruba ibi bintu si byose byakagombye no kuba binabaho icyo kintu si cyo cyiza wenda akaza akavuga ati nge narababwiye ndabahana banga kumva niyo mpamvu nakoze ibi ngibi kugira ngo ngumye ntanga isomo njewe impamvu wenda mba ndi ku ruhande rwo mvugira Sabe Sabe ni umuntu twubaha twese tuzi ibyiza bye kumva ni bibi biratubabaza ariko niba binabaye nibibere mu rwihisho twe kubimenya kumenya ibibi kuki umuntu bakwiye kumumenya ibibi gusa umuntu arafasha hari abana benshi yamaze imyaka magana niba ikintu kimwe kibaye kikaba ari kimwe abantu Karara nje icyo nshaka kuvuga arashaka gusibanganya ibyiza bya Sabe ku kintu biramwungukira arungukira yese nabisibanganya kandi ikindi ntiyanabisibanganya abanyarwanda turabizi oya buriya umuntu ashaka gushyira hasi agushyira nko mu itangazamakuru akugaragariza ikibi wakoze gucika intege cya mbere cyo hari n'abantu bacika intege ku bibi bakubonyeho iyo rero wamaze gufatisha umuntu gutyo uba wamaze kumushyira hasi icyo nshaka kuvuga nuko Karara we arashaka gutwika ashyira hasi by'abandi ntago wari umuco mwiza rero ikindi turasabe n'imbabazi Karara kuba dufasha no majwi yiwe cyatumuhamagaye twigize biriya byari byo kugira ngo koko we ni ufite igitekerezo niwe wanakizanye nje impamvu nagira ngo numve koko kafite avantage yo kumenya ibya Sabe kubicukumbura gusenya kugira gute niyo mpamvu nigize umukozi wa mu rugo nje sindi yaba ari umuntu koko wagarukiye hariya yari kukubwira ati wagana inzira yo kuri ribu kuki atambwiye ngo nanjye icyo kintu nashakaga kugira ngo nagampamagaye ambwira nago muhamagaye ndabimuganirije waho kugira ngo ambwira ati jya mu buyobozi aravuze ngo araza kujya kuhamagara ngo ubuvugizi yagukorera ngo cyane ngo ariko ngo twahuye ngo yamenye ibi n'ibi none se arampima inda afite ibipimisho ni muganga Karara je natwise se bundi yabibwirwa n'iki ko natwise
muganga Karara njya mbabariye kuba ibyo ngibyo mbikoze ariko nagira ngo njye nkundasaba Karara bimenye na Karara nawe rega nawe ni umunyamakuru yinjiye mu itangazamakuru kandi nawe ni umuntu ntawe umwanga ahubwo nareke gusenya yiyubaka njye nkundasabye niyo mpamvu ibibi byamuvugwaho ntabwo wabyitaho gusa mbonye nanjye mbonye ikibi kuri we nabasha kumuganiriza amubwira kiriya kintu ariko nk'abafana bawe cyangwa nk'abantu tugukunda cya kintu kirabangamye ntabwo ari cyiza ibyo se biba bihagije ibyo ni nabyo dukenerega mu gihe iyi industry tuyubakana urukundo ubundi twayubakanye urukundo bigenda aba big energy ariko nabonye nayago nawe yarakoranye ikiganiro ngo nuwafashe amavideo ariko ari amavideo bigaragare ko abayafashe ni abantu babipanze cyane abantu bamenye yuko na Sabe yagezaho baramuteguriye bya bintu baramuteguriye ariko ntago bazajya mu ijuru we n'ibijuru rinabaho kuko hari abatazarigiramo reba kugira ngo bagereho bafate umuntu amavideo bamukange asuta igipanga avunikesha nacyo kintu kiba kibabaje ngayibaze muri wa mwanya ajya guhahira umuryango we aryame mu bitaro nyine cyangwa aryame mu rugo nicyo abantu babifuza nicyo abantu babifuza muri iki gihugu mu mwanya wo kujya guhahira umuryango kujya gukora ibindi wo kujya gukorera ibyiza abantu abaryamye babandi yari gukorera ibyiza bamuvuge bamwamamaze bavuge bati uriya muntu Imana imuha umugisha uryamemo abakora we bagushyire hasi yaraninjije yakoze ibiganiro bifite views nyinshi yarinjije cyane ariko yarinjije ariko n'ubu ngubu turacyamukeneye oya ndi kuvuga Karara ibiganiro yakoze kuri Sabe niyinjize ariko nawe yarabaza erega buriya uko upangira umuntu n'abandi nabo baba bagupangira ubundi twakaguye gushyira hamwe twese cyane rwose twakaguye gushyira hamwe tukubakira umugozi umwe ubundi twagiye twigira ku muco w'igihugu cyacu buri gihe kugira amabanga buri gihe ubundi abadamu ikintu kituranga kwihangana kugira ibanga kwihangana kugira ibanga cyane ubu Karara yagize ibanga ubu katagira ibanga kwihangana ariko kuko kwihangana iyo nibyo ngibyo bibona akabigumana mu mutima we nta kwihangana afite nta kwihangana agira ariko nawe uri ceka niba wenda kumamaza cyane ceka niba Sabe wenda ndavuga ngo yarongoye ni mukeba we wenda aho yari gusaragurika ntabwo ari mukeba we ntawe tuzi Sabe afite umugore w'isezerano tuzi nanjye icyo kintu kinangaza kwinjira mu bintu nk'ibyo ngibyo ntabwo Karara byamurebaga ntabwo byamurebaga afazari yafatwa n'umugore we seve kandi umugore yashamana n'umuvandimwe wenda w'umugore we ese ahuriye kuki n'imiryango ya Sabe cyangwa n'iy'umugore we kugira ngo yinjire muri ibyo bintu bahuriye bapfanye bahurira ku buryo wenda avuge ngo Sabe ibintu ari gukora bizasenya famille biri kubabaza famille cyangwa se biri kujya gute usibye ko anabibonye wabishyira muri famille ni wabishyira muri rubanda nkatwe twese biratumarira iki twe turabishaka turacyabikira ubundi ukunda umuntu uramukunda n'abantu bababaye kubera Sabe wenda bitewe n'impamvu runaka bihangane kandi bakomere kumukunda ko aracyakora ibyiza n'ubundi ibyiza ikintu kibi ntabwo cyatuma umuntu twibagirwa ibyiza cyane ibyiza bye nibyo biri imbere kuruta ibibi bye arabona abonye bishimiye yuko ngo abasubscribers be ngo bagabanyutse ngo yagize ngo yari afite ngo miliyoni ngo n'ibihumbi 19 ngo none ngo afite miliyoni n'ibihumbi 2 niba byumve nyine impamvu kandi afite miliyoni 1 n'ibihumbi 200 baribeshya abantu baribeshya ntabwo wakwinjira mu muntu ngo umenye ibyo afite cyangwa se ibyo byo ubyibeshyaho cyane abantu babyibeshyaho cyane so rero ngewe hagati aha ngaha abanyamakuru bakora nka Karara n'iki twababwirara niwe numvaga avuga ngo abo Sabe nibakore ngo mu murongo ngo muzima ubu wari mu murongo muzima ntabwo ari mu murongo muzima ahubwo akeneye kujya mu murongo muzima nyine yakabaye yiyubaha akanubahisha n'abantu ku giti cyabo abanyarwanda ntabwo navuga ngo yari yubashye kiriya kiganiro kikibu kikibona wavuze ngo iki iki kibona njyewe naravuze nti nagatwiko njye ntabwo namenye yuko ari ibintu bizakara cyangwa se ngo ari n'ibyanyabyo ari ibintu byanyabyo njye nagirize ngo nagatwiko yibereyeho ngo akomeze
showbiz. Nyuma urebye ubona azanye n'ibindi bona n'ibindi byabaye tuma wese koko Sabe nibyara abana bimubeshyera ni Karara nawe mbanza ari ndi sura yambaye atari wese ibintu bikomeje gutera ariko ahangaha ashobora kuza kugutera amabuye gake nashaka yantere simvuze bibi na kuba yarashize hanze ibintu nkabira ntago ari sawa aha yakaba yabigira ibanga bakabyumvikanaho ku giti cyabo bigahera mu bantu batoya ngiye mbabajwe cyane n'abana basabe abana basabe buri ababyeyi hari ibintu bazumva birabintu abana bazakura ibintu byo kuri TV naho bijya nta hantu bijya iyo ni nayo mpamvu mvuga ngo ugiye gukora ikintu nka kiriya ugomba gutekereza kabiri ugatekereza ku muryango ugiye gushyira hanze ni umuryango mugari hano kuri Imana Karara nyine nakomeza inzira ye niba yumva ari ukuri ariko ntago ari ukuri so biriya bintu yakoze impamvu mvuga ngo nanjye ntabwo ari byiza habe na gatoya nk'ubu nk'urugero nka Titi Brown ari umwana w'umubyinnyi bita Titi Brown bigeze kumufunga nawe azira icyaha nk'icyo ngicyo abantu benshi bagafata amafoto yiwe yagiye mu rukiko yambaye iriya myenda iroza yaravuze ati impamvu iyo mbonye ziriya video ikiniga kiranyica nicyo gituma ntaniyakira bituma nongera kwibuka noneho ngibaze nk'umwana we akazakora research akavuga ati reka nsacinge papa ndebe ibintu yahoze akora agasanga yigize gufungwa ziri ibyo bintu urumva ntabwo ari byiza cyane ntabwo ari byiza kuko ubundi umuntu mubi ni uba yabishyize hanze niwe mubi ubwo Karara rero ubwo urwego rwe twararubonye Imana imubabarire icyo ukora Imana imubabarire nangwino nakomere aba John Twins bujuje n'ibihumbi 100 bakomeze bamere neza cyane so ubwo rero icyo washakaga kumva kuri Karara uracyumvishe ndamwumvishe kabisa ngiye urumva ari ibyanya ngira ngo numve koko inkuru za Sabe shaka kugira ngo amusenye ubwo urumva uramutse utwite waranakozeyo yababonye umugati byihuse so reka tugushimire rero ubwo ngubwo ibyo n'abanyarwanda barabibona ibyo twashakaga kumenya nta nabi tunasabe n'imbabazi na Karara ariko tunanamucyaha tumushyire mu murongo muzima akwiye kujya agapfe guhubukira ibintu byose ubundi se Karara we umuryango we bawusize hanze nka kuriya byamushimisha yishyire mu mwanya wa Sabe azishyire mu mwanya wa Sabe yumve we umuryango we uramutse ugiye hanze nko kuri rwa rugero byo byaba bimeze bite byaba ari ikintu kibi cyamushimisha wenda umugabo we bamufasha amavideo noneho iyo video wamenye neza ko umuntu ugiye kuyisohora ari Sabe yabigenza yaba atari Sabe ari nanjye ngiye kwishyira hanze yagira ubwoba yabuze induru ati nyamuneka winsenyere wishyira hanze n'umuryango wanjye wiwushyira hanze wese ko yasize hanze iby'abandi n'undi wese niko abatekereza tujya dukora ibiganiro noneho dukore ikiganiro ushobora no kuba wakoresha mama wawe cyangwa umuntu wo muri famiye wawe cyangwa mukuru wawe cyangwa umuna wawe niba biri utabikorera Sabe niba biri utabikorera umuntu wo mu muryango wawe utabikorera utakifuza ko biba ku muryango wawe wikifuza ko biba no ku muryango w'abandi sibyo kandi nabizi ko Imana aha ikintu bita umuryango Imana igikunda kubi cyane rwose Imana umuntu ugerageza no gusenya umuryango ni mubi cyane Imana imwanga kubi uwo rero Imana iramwanga nawe Imana ubu yamaze kumushyira mu gatebo k'abagomba kuzarimbuka ariko noneho nawe uri gusesereza azarimbuka umusebye umuryango akababaza abagore ukababaza umugore ukababaza abana kandi abo bantu Imana bakunda kubi Ndumva rero wihaye kubabaza abantu Imana ikunda. Yego ariko tukiri naho ngaho wambwiye gukunda Ariel Wayizi mu buryo bukomeye cyane. Ndabizi ko iki kiganiro kizanagera kure Ariel Wayizi azakireba cyane. Ariel Wayizi ni iki kintu ushobora kuba wamubwira muri rusange? Ikintu namubwira
njye ndamukunda cyane ndamufana ndamukunda byo ku rwego rwo hejuru we ntabwo yabasha byo ku rwego rwo hejuru Ariel Ways ni sawa cyane hari akaririmbo kiyuzi mva ndatuzi cyane twagiye dutema tuve kuri karara wavuze ko bazarimbuka twigendere kwa Ariel Ways twe ndatuzi ntago nzi kuziririmba hari yaririmba ngo iki ni gute za good luck ririmbaho cyane twiririmbaho twumva ngo good luck baby wanna be there go buha namenye yuko gikundana nakadudu ariko hari nindi urumva hari nindi nkunda yiwe cyane bya hatari ayiririmba gute mwuka byaranwe ayiririmba gute irimo mama we na papa we eriya nayo ari ngo njyewe nawe niba ari wowe nanjye niba ari wowe gusa nibagiye uburyo bagatangiramo ngo nanjye mitemo neza nuko ntabyitayeho cyane naje wenda ntateguye kuririmba ariko njye n'ejo bundi nabishaka nzamuririmbira n'ejo bundi nabishaka uzamuririmbira kuko njyewe mfite tageti yo kuzamurika ko mukunda Ariel Ways mushyigikiye Ariel Ways akakanya aramutse ubutumwa bwawe bwumvishe gira ubutumwa umuhano no kugira ngo tuwumushyire tunamusabe no kuzabonana nawe ahita dusubiza vuba iki kiganiro gikorwa vuba cyane umva Ariel Ways ndagukunda ndakubaha njyewe nkunda ukuntu uri classe nkunda ukuntu we physically yenda mukunda cyane no kunaririmba n'amaklipe nje ndayakurikirana cyane no mu matelefone yanjye haba harimo amafoto ye menshi uraza no kuduha nimwe muri ahubwo reka muri telefone yawe uzanatungemo n'ifoto yawe na Ariel Ways ego ku cyane rwose nibyo bintu nshaka Imana irabiguha Imana ibiguhe kabisa amena Ariel Ways ndashaka kugira ngo nzabonane nawe no mu bantu wenda dukorana cyangwa se tunagendana Ariel Ways bumva muvuga cyane baranamuzi ko nkunda kwicara nkerekana amafoto ye mfite intego yo kugira ngo akibaze umuntu w'umumama kugira ngo ukunde umuntu unabimubwire kuri kamera aba ari ibintu byiza cyane Ariel Ways ahari rwose yumve ko abamama turamukunda kandi tumuri inyuma turamushyigikiye Ariel Ways rero ni inshuti yanjye ndaza kuza gukora uko nshoboye agakanda aze kukabona ndabizi neza ko arambwira ati mfite umwanya iki ngiki yego ngomba guhura nawe cyane nk'ubu abinyemereye nuko iwanyu ntahazi neza abinyemereye ngo tugutungure ubone tukuguhe ndabishaka cyane ndashaka Ariel Ways agomba kunsura byange bikunde kuko ndamukunda Ariel Ways ndamukunda cyane Ariel Ways yego agomba kunsura agomba kugusura cyane ukamutekera iki akunda ikira abantu kuba byonyine akunda abantu icyo uzategura cyose kizamushimisha reka noneho dusoreza ahangaha ubutumwa ndabizi ko buri buze kumugeraho azagira icyo atubwira nawe nk'umuntu mukuru cyane dukunda kandi twishimira mu magambo make y'akantu kamwe wamubwira duhita twisoreza ikiganiro Ariel Ways yego ugira iki ndamukunda Ariel Ways yego ndamukunda cyane ndamukunda kandi ndamushyigikiye sinjye njyenyine hari n'abandi bamama bagenzi banjye bamukunda kandi bamushyigikiye ndashaka zansure mu Bugesera noneho mwereke karara azagusanga mu Bugesera wibuke ko muturanye ati yari Nyamata nta kibazo mfitanye nawe ati yari Nyamata nta kibazo mfitanye nawe se nawe azaza ako nshaka na Ariel Ways ntabwo nshaka karara